Mu by'ukuri transformer ni igikoresho dukeneye cyane mu muriro w'amashanyarazi cyangwa se muri electronique kugira ngo kidufashe kuba twagenzura umuriro ndetse no kuwubyaza umuriro dukeneye. Niba rwanda ugeze kuri iyi channel kandi subscribe, like, share and comment kugira ngo amasomo yacu utaza kugeraho uri mu ba mbere. Transformer ni ikintu mu buryo umuntu kimeze gutya. Urabona kiba kigiye kiriho insinga nyinshi zinjira, izisohoka, izigira zite, bakabona gikoze n'urwuma, nyine n'urwuma rumeze nk'uruntu rumeze ukuntu utamenya. Rero transformer akamaro kayo ni step up cyangwa se step down current cyangwa se voltage. Ikintu ishinzwe ni ukongera umuriro cyangwa se kuwugabanya, mu buryo bwa voltage cyangwa se mu buryo bwa current, byose irabikora. Mu masomo yacu ubushize nababwiye ku cyitwa inductor. Inductor yo twabonye ko yo ikora protection. Noneho transformer nayo ibikozwe mu buryo yubatswe n'ama inductor. Iba yubatswe nka inductor ariko bigakora mu buryo butandukanye. Transformer rero nayo ikintu ikora ni step up cyangwa se step down. Iriya mberetse kiriya cyuma cyayo kiba kimeze gutya, kiba gikoze nk'umunani. Noneho hariya ufata urutsinga rwa mbere rukinjiramo rukazenguruka rukongera rugasohoka. Ufata urwa kabiri narwo rukinjiramo rukazenguruka rugasohoka. Mu by'ukuri izi nsinga ebyiri nk'uko ubibona nta sano yindi zifitanye usibye kuba zizingiriye kuri iki cyuma kimwe cyo hagati. Hano ni icyuma kijya kumera nk'umunani ariko ni insinga ebyiri zingiriye ku cyuma cyo hagati. Rero hano nitwinjizamo AC cyangwa se alternative current, ubwo hano ibifiteho na netre yayo. Urumva dukoze icyo twita short circuit, ni uguhuza umuriro nyine, ugafata terminal ya phase n'iya netre ukazihuza ariko uzihurije muri urutsinga ruzengurukije kuri kino cyuma. Ngo twabonye umuriro uvuka ku ma alternator, dufata magnet tukayizengurutsa hafi y'urutsinga ruzengiriye ku cyuma. Iyo magnet iyo igenda ihinduranya ibimenyetso kuri urwo rutsinga nibwo havuka umuriro ufite ama frequency. Noneho ubwo dufasha umuriro ufite ama frequency turongera tuwinjiza mu rundi rutsinga ruzengurutse ku cyuma. Nabyo ikintu bizatugarurira ni iki? Tugarurira icyo twita magnetic field. Magnetic field zizenguruka muri ibi byuma gutya. Izi magnetic field zimaze kuzenguruka muri bino byuma nazo zizenguruka mu buryo zihinduranya ibimenyetso, zigenda zihinduranya ibimenyetso naf saf bigenda bihinduranya. Rero uko bigenda bigurana twabonye ko n'ubundi ibyo bintu iyo bimaze kugurana ariko bikaba biri kubera hano hafi yazengurutse urutsinga direct urutsinga tuzatangira kuvugamo umuriro, ari nabwo urutsinga rwa kabiri ruzatangira kuvugamo narwo undi muriro, nawe uzaza ari AC ufite ama frequency ufite na netre yawo. Ubu ngubu transformer zikora. Buriya transformer ahantu twinjiza umuriro n'ahantu twasohokera umuriro nta connection n'imwe bifitanye, ahubwo umuriro twinjiza ahantu ku rutsinga rumwe tugakoresha short circuit muri yo igatangira kuduha undi muriro ku rundi rutsinga ruri rwonyine rudafite ahantu ruhuriye n'urwinjiyemo umuriro. Ngira ngo nk'uko mumaze kubibona icyitwa umuriro na magnet ni ibintu bibyarana, ni nk'igi n'inkoko. Magnet ishobora kubyara umuriro igihe iri guhinduranya ibimenyetso ariko ahantu hari urutsinga ruzengurutse ku cyuma cyangwa ikintu gifatwa na magnet. Nanone kandi umuriro nawo ukabyara magnet igihe umuriro winjiye mu rutsinga ruzengurukije ku cyuma cyangwa se ikindi kintu gishobora gufatwa na magnet. Ngira ngo urumva ni inkoko n'igi birabyarana. Rero hano transformer ni ikintu ishobora gukora. Rero biriya bya step up na step down byo uko bikora byo bigendera ku ngano z'insinga. Noneho dukoreshe symbol yayo niyo ibi bisobanura neza. Hano ibi bisobanuye ko cyangwa se cya cyuma bizengurutseho. Niba urura rutsinga rwinjiramo umuriro bwa mbere nibwo twita primary coil, hanyuma ruriya usohokeramo nibwo twita secondary coil. Ubwo secondary ingana gutya. Ngira ngo nk'uko igishushanyo kibigaragaza iyi ngiyi ni step up transformer. Step up transformer yinjiramo umuriro ariko igasohora umuriro uruta
uwayinjiyemo. Hano twinjijemo, reka mbare urugero, twinjijemo volte 12. Hano dushobora gusanga izi volte zabaye 24, kubera ko nyine urutsinga ni rurerure. Kuko hano bigira principle yuko metero imwe y'urutsinga, metero imwe ibishobora kubyara volte imwe n'ibice 5 kuri secondary coil. Iri ni ryo hame rigenga izi transformer zikoze muri biriya byuma, kuko transformer ziba zitandukanye. Izi zo twita linear transformer. Rero kuri linear transformer, kuri secondary coil, metero imwe ibishobora kubyara volte imwe n'igice y'umuriro. Nanone tukagirwa n'izindi transformer nazo twita step down. Iyi ngiyi tumaze kubona niyo step up. Noneho step down yo iba itandukanye. Iyo noneho iba imeze gutya, ariko kuri output ugasanga noneho akakoyiri gahari ni gatoya. Iyi ngiyi urabona ushobora kwinjiza umuriro mwinshi, ariko umuriro ukaza gusohoka abaye mukeya. Ni kugira ngo tubibarire wenda mu ngero wenda z'uburebure, ushobora gusanga hano urutsinga rufite nka metero 100, ugasanga urwo rufite metero 5 bitewe na output umuntu akeneye. Mu gihe hano ushobora gusanga urwo rufite metero 5, urwo rufite metero 100. Urumva ni nko gufata transformer imwe ukayicurika kugira ngo ihite ihindura akazi. Uramutse ufashe iyi transformer ukayicurika gutya, ihita ihinduka iriya ya step down. Urumva step down na step up ni transformer zimwe, ariko zikaba zikonexe mu buryo butandukanye. Ubwo imwe hano hari input, kuri iyi ngiyi hano ahari input hahita hahinduka output. Nicyo kintu gihinduka cyonyine kuri transformer zitwa linear. Izi transformer zitwa linear ziba zikoresheje icyuma cyangwa se ni metal core, ibikoze mu cyuma. Biriya nta yindi mpamvu nuko iriya transformer niyo iba ishobora kuba yahandlinga high current, ariko kuri AC, iyi AC tuzi igira frequency hagati ya 50 na 60 ku isegonda. Ahangaha niho ziriya linear transformer zikoreshwa. Rero tumaze kugera mu miriro yindi nababwiye, imiriro igira frequency ziri hejuru cyane, naho tuba tugikoreshamo iyi transformer, bitewe nuko iriya core y'icyuma ntago iba igishobora kuba yakorera kuri frequency zingana kuriya, wenda hagati y'igihumbi na 500. Biba bishobora no kurenga, ugasanga nizo usanga zifite wenda nka frequency nk'ibihumbi 5 mu rugero. Izi frequencies ngizi ntago iyi transformer ya linear ntago ibishobora kuba yakorera muri range y'aya ma frequency. Ishobora guti ibyara ubushyuhe bwinshi cyane kandi yahita inashya, bitewe nuko iriya core yayo iriya y'icyuma ntago urumva iyo frequency ziri kwiruka neza, magnet zicamo ziruka cyane, ariko speed nayo irazamuka y'ama magnet. Rero iyi metal ntago iba yaragenewe kuba supportinga umuvuduko w'ayo magnet. Ahubwo iyo tugeze kuri iyi miriro bifite izi frequency, tutatangira gukoresha icyitwa ferrite core. Ferrite core yo ni indi core, ntabwo ikoze mu cyuma, kiba ari ikintu kijya kumera nk'ibumba, ariko iyo gishyizeho magnet ubona nyine magnet iragifata. Kiba kijya kumera, niba uzi magnet isanzwe, magnet iyi ngiyi yo kuri mikoro ya radio, ferrite core nayo imeze nk'ina magnet, ariko yo ntabwo ari magnet nyine, iba ariko nyine iri aho ngaho, iba ishobora gufatwa na magnet, ariko yo ubwayo ntabwo ari magnet. Bivuze ngo niba dushyizemo uriya muntu ufite ama frequency, ahita akereyemo magnet zikagenda zica muri iriya ferrite core kugira ngo tuze kubona output voltage cyangwa se output current. Ngira ngo ibyo ngibyo nibyo byibanze ushobora kumenya kuri transformer. Tubonye ko dufite izitwa linear transformer, tukagira n'izitwa chopper transformer, ari nazo ziba zikozwe n'izo ferrite core. Iyi ferrite core transformer ikora yitwa chopper transformer. Tukagira n'iyi transformer y'icyuma ariyo yitwa linear transformer. Aho zitandukanira twabonye kandi ahandi ni ku ma frequency imiriro ikoreshwa kuri ama transformer ibigomba kuba ifite. Linear transformer twabonye kwikoresha iyi AC isanzwe,
iba ifite frequency ziri hagati ya 50 na 60, mu gihe chopper transformer yo ikoreshwa kuri iriya miliyo yose ishobora kugira frequency ziri hejuru, izi ngizi z'igihumbi, ibihumbi bitanu, n'indi miliyo yose ishobora no kurenza n'izo frequency, hakoreshwa icyo twita Ferriti core transformer cyangwa se chopper transformer. Ndagushimiye twabanye muri class yacu uyu munsi, niba ugejeje ahangaha iyi video ndagushimira cyane, uri umuntu w'ingenzi, kandi wemewe kujya muri comment ukatubaza, byose biremewe, ubundi duhure muri class zacu z'ubutaha. Ciao.